wigeze ukoresha condom kenshi byagenze gute? Of course nayo mfite abakobwa dukundana, yeah, maybe hari igihe byageragaho, yeah, love you means ishingiye kuri that, so ugasanga nyine ntago wa riskinga, ugomba gushyiraho CD. Nyigisha kuntu bayikoresha. Just urayifungura, biba bibi cyane iyo ukuyemo umuntu w'Imana, ikiremwa cy'Imana. Like first of all naguye ko udashobora kumenya icyo azaba cyo, udashobora kumenya ejo hiwe uko hameze, so iyo ukuyemo first of all ubukoze icyaha ku Mana, ubukoze icyaha ku isi, so ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi byuza bimbaze. Ninde umuhanzi wemera cyane? Bose ndabemera baririmba Salim. Ndashaka izina rimwe. Izina rimwe nta nubwo mbaza abantu bakora Salim yanze. Ntabwo mbazi. Amalon, wigeze ukoresha condom kenshi byagenze gute? Of course narasaze baby nuko utarakunda ndabizi njyuza bimbaze baby nanjye suku narimeze baby mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho, yeah, Amalon. Amalon nyuma yo kugaragara kuri stage ya Burna Boy munyarwanda wenyine ubyakirite ni iki kintu cyongere mu mateka ya Amalon? Iyi ni 7 ni ko Burna Boy n'umuririmbyi mukuru, like kuba ari nje munyarwanda abonye amahirwe yo guperformingana nawe, like byo ni ishema n'umufana nje nkunda kuva like nkimumenya, so nje kuri nje ubwanjye like nibyishimo, ikindi kabari indi ntambwe nteye muri career yanjye, yeah. Ku makuru mfite ngo Burna Boy uri umufana ukomeye. Ndi umufana ukomeye cyane wa Burna Boy. Burna Boy yamenye ryari Amalon? Namenye mu 2013. Nyuma yuko wabashe kuba Burna Boy yagera i Kigali mwabashe kuba mwabonana? Yeah, twabonanye. Iki kintu cyambere wamubwiye cyo mubona? Amen, je nta kintu nashobora kumubwira kuko numvaga ibaze nawe guhura uri nk'umukinnyi w'umupira ugahura na Cristiano Ronaldo. Yeah. Je just nabuze ibyo mvuga, ndavuga ni respect. Amalon na Burna Boy amufata nka Cristiano we. Yeah, urano Cristiano wanje. Reka mbashe guha mugenzi wanjye dukorana kuri Afrimax TV one ni Baktizo. Yo, this is Afrimax as usual. Amalon, what up, my bro? Bakti, urakitwa Twangalatizo. Of course, man. Hari umwana yambwiye ngo wize academy. Kagarama. Yeah, that's my school. That's my school too. Sure. Nicho wakunze kuri yo school. Man, Samora Dome. Nabasanzemo muri toilet andi nyuma. Hahoragamo no kuri plafond ya Samora Dome. Nararaga munsi y'izina Gerard Bakti. Gerard Bakti, for real, man. Indirimbo yawe yatwaye abakobwa benshi cyane. Ubu ngubu ku munsi n'abakobwa bangaye bagutereta? Nago bantereta ntabo, just nabambwira ngo indirimbo ni nziza bone benshi ariko ntago bantereta bro. Mukanya nakubonye kuri stage biyo bimeze gute? Ira stage iri challenging kuko kuva nabaho ira no stage ya mbere nini nje nkoze, so yari iri challenging cyane ariko yeah, maybe ashobora kuba harimo ama errors kuko rwanda urwego just rwambere nirwo rwego rwambere rukuru naringezeho, so nago nashoboraga kwisanzura nk'umaze imyaka myinshi ariko urwo rwego tunagomba gukora ibyo nshoboye, you get that, ariko ndashima abanyarwanda na like yeah, byari byiza cyane. Abahanzi benshi baririmba music some style imeze nk'iyawe hano mu Rwanda. Ninde umuhanzi wemera cyane? Bose ndabemera baririmba Salim. Ndashaka izina rimwe. Izina rimwe nta nubwo mbaza abantu bakora Salim yanze. Ntabwo mbazi. Amalon, wigeze ukoresha condom kenshi byagenze gute? Of course nayo mfite abakobwa dukundana, yeah, maybe hari igihe byageragaho, yeah, love you means ishingiye kuri that, so ugasanga nyine ntago wa riskinga, ugomba gushyiraho CD. Nyigisha kuntu bayikoresha. Just urayifungura, after erecting ukayambara, yeah. Okay, nicyo tubwira kuri abortion. Ubusanzwe ni
like no guhitamo k'umuntu you get ariko ubundi umuntu ntago abazi icyo atwite wabona ubu twise perezida w'u Rwanda w'ejo hazaza so kumukuramo ntago ubuzi icyo ukuyemo biba byiza yuko ugomba gukingira imibonano mpuzabitsina yawe byakwanga ugakora wizeye ufite gahunda yo kubyara uwo muntu biba bibi cyane iyo ukuyemo umuntu w'Imana ikiremwa cy'Imana like first of all naguye ko udashobora kumenya icyo azaba cyo udashobora kumenya ejo hiwe uko hameze so iyo ukuyemo first of all ubukoze icyaha ku Mana ubukoze icyaha ku isi so ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi byuza bimbaze. Fire, 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 fire. That is Afrimax TV online. My people making so crazy right here, man. See them. Man, tell me. Hey, yo, you don't know that back is the bad one, his program, you gotta follow it. I don't want to say it's true. Tell me something, man. Bob P, your dance, can you give me dance, Bob? I go by the name DJ Marno, aka DJ Marno, Tripperi Mezegute, my brother. Yo, Tripperi in season of your Tari, enjoy it, like, that's crazy, man. DJ Mezegute performance, man. Tell me, man. That is Afrimax TV online. We're making craze right here. Amalon channel. See over there. Yes. Bam Sakata Chibako lazima tia yeah Buyak ni Jack B in the house, yeah. Jack B turakubona hano waje mu gitaramo cya Burna Boy. Undi Burna Boy yamumenye cyane. Ndubaciye nk'imyaka nk'ine mumenye. Ariko nyine naje nk'umuhanzi nyine kugira ngo ndebe undi muhanzi mugenzi wanjye. Ariko we ari for cyane. Biba ari byiza kugira ngo umuntu arebe experience y'abandi aho bageze. Kugira natwe turebe aho umurongo wacu ugenderaho. Zatara uvuze ko Burna Boy ari umuhanzi munini. Ni iki kintu ubona abahanzi b'Abanyarwanda bakugira ku muhanzi nka Burna Boy? Ikintu cya mbere nabonye ni urukundo kuko abahanzi bahari barakundana hari ukuntu bafashanya. Ikindi ni gukora cyane dusaba ama sponsorship abantu bafite amafaranga muzana amafaranga mu bahanzi nayo ni business kuko irunguka. Rero icyo navuga abandi bamwigiraho nuko abandi bantu babakire ndumva ntago yageze hano nta sponsor afite nta muntu umugejejeyo nawe ni umuntu wenda wagiye ushyiramo urumva ibintu byose ni amafaranga. Turasaba rero abantu bafite amafaranga amakampani ibintu byose bishobora gutuma umuhanzi yatera imbere byafasha abahanzi kugira ngo dutere imbere. Iyo ubona igitaramo nk'iki cya Burna Boy waje mu Rwanda ni umuhanzi munini ariko ukabona kuri stage nta muhanzi w'umunyarwanda uriyo, mwamwe nk'abahanzi b'Abanyarwanda mubifata mute? Njyewe ukuntu mbifata biterwa n'abamuzanye ariko kuba ikintu cyabereye mu gihugu cyacu biba byiza yuko natwe abahanzi bo mu Rwanda twakira abahanzi bo mu mahanga. Ntabwo njyewe ndabona ahantu hari igitaramo cy'abahanzi bavuye hanze hatari abahanzi bo muri icyo gihugu ariko wenda niko byateguwe ariko ibyiza haza n'abameni nk'abangaye bo mu Rwanda nabo bakerekana ibyabo kugira ngo kuko iyi public ni yacu, iyi ni public nyarwanda natwe tuba tugira ngo abahanzi bacu bagaragaremo ndumva ari ibyo. Tujya ku muziki wo mu Rwanda Zatara cyangwa Jack B iyo ubona ndashaka kugira ngo unganize ku kintu bita urutoni. Urutoni ni indirimbo yanjye ariko urutoni ni slang. Ni slang nyine slang nkuko wavuga ngo ndashona ndagira gute. Urutoni ni biriya baba bavuga byo gukoresha amapower bya Illuminati ibiki. Rero twebwe twabyise urutoni nyine ni slang ya Kinyarwanda. Mu Rwanda sawa harimo abanzi bakoresha urutoni? Oya ntago mbizi. Oya ku makuru ntago mvuze ngo ubambwiye ku makuru ufite hari abanzi babuze bakoresha urutoni? Ku makuru mfite twebwe nta power twebwe kubera yuko ni imbaraga umuntu aba yakoresheje. Urabona iyo wakoze video ugakora audio nziza ugashaka uburyo wayikora promotion abantu bakayikunda mba numva yuko nta yindi power yagiyeho kereka wenda ibyo umuntu aba yumva nkuko abandi babyumva nkuko nawe byumva nanjye niko mbyumva nanjye nyine. Jack B kukijyanye n'urutoni ubundi cyangwa izo power cyangwa Illuminati ubundi bya bintu ubundi birakora amasa tugani ubundi bya bintu birakora. Sha reka nkubwire njye nizera Imana kuko Imana nituma njyewe ngeze aha nidufasha mu buzima bwa buri munsi
ku giti cyanjye njyewe ntabwo byemera, njyewe nemera Imana yonyine. Yeah. Yo, Jack B. This is Afrimax TV online. Still, we're pumping. Jack B, Mr. Gute, brother. Bam sakata chiboko lazima tia. Yo, It's not you, as you're not going to ni yanjye man. Umugore Mr. Gute. Bameze neza. Long time. Long time, abapeti bameze neza. Na mama bameze neza, duherukana vuba n'abapeti. Muracyari kumwe? Oya, tuba turi kumwe ariko ntago mbana nawe. Njyewe mba njyenyine. Kubera iki? Private, iyo ni private. Aka girlfriend gashasha kitwa gute? Nako nta girlfriend mfite, ndamushaka. Abana Kimironko baraho? Baraho bameze neza. Abagusura mu cyumweru ni bangahe? Abana banje, shit, nahize ngubaje abana baragusura kangahe mu cyumweru? Oya nabo kabisa. Ngira inshuti tugahura ahandi hantu tukaganira. Biraho nyine nka hano naho tugahura n'inshuti gutyo tukaganira. Ese best friend wa Jack B ninde? Best friend wanjye ni Ben. Niwe ni The Ben. The Ben? Yeah, niwe the best friend wanjye. Ejo bundi Green P aheruka kuvuga ibintu kuri The Ben. Warabyumva? Yeah, narabyumvishije. Wabivuga n'icyo wabivuga? Iriya bari ni ibintu bya famille ariko njyewe ku giti cyanjye njyewe nago njyewe nemera ibyo Green yavuze 100%. Kuko njyewe ubushize Benaza na Green bari kumwe. Numva hari icyo gihe nawe waraje ahari ahantu bari kandi bakaganira no mu bitaramo bya Airtel wenda biragaragara nawe yararimo na Bulldog. Urumva ntago yamusize. Nimbo haba mistake wenda sinzi runaka wenda nshobora kuguhamagara Bakti kubera uri mu kazi ntunyitaba ako kanya. Ariko ukabuza ahantu ndi kandi usiko nanye ndi busy n'akazi. Ariko numva yuko Green ntago avuka wenyine ku buryo n'abandi bavandimwe batajya ngo babivuge. N'abandi bavandimwe bameze neza ariko na Ben urabizi umuziki wacu Bakti turi gushakisha. Ntago turagira ibintu byatari ku buryo gusa ntago byari byiza kuri njyewe kugira ngo abivuge kuriya. Wenda uhuye na Green P ubu ngubu bamubwira iki? Nk'inshuti magara ya The Ben. Green nawe ni umuvandimwe n'inshuti yanjye n'aba Bakti n'abandi benshi urabizi twabanye igihe kinini. Ikintu nabwira Green ni uko burya nubwo haba mistake ariko iyo mistake ibaye uyiganira n'umuntu private. Ntabwo ari byiza kubishyira kuri hanze kandi uziko mukuru wawe nawe mukora akazi kamwe biriya biba byisha ari isura mbi biba bigaragaza mu bantu mbona atari byiza. Okay, twahuriye hano kuri event ya Burna Boy. Hari abakobwa benshi kandi bambaye neza cyane. Niwe mukobwa wabonye ugakunda imyambarire ye? Hano birakaze. Ndamakara atandukanye ntago wapfa kuvuga ngo gusa abakobwa b'i Rwanda ni beza n'abahungu b'i Rwanda ni beza. Utarabibona ze kubireba nyine kuri show ya Bakti ya Afrimax TV online. Turacyari kuri event hano ya Burna Boy. Twahuye na Jack B atubwiye ibintu byinshi bitandukanye, so stay there. Komeza gusubscribinga kugira ngo ubashe kubona ibintu byiza nk'ibi ngibi. Stay there. Big up to yourself my people.